turagushimira mwami ko muri iki gihe turimo cya nyuma cy'iherezo, aho isi iragenda mu buhenebere bukomeye, aho benshi bataye kwizera, kuko turi muri cya gihe cya apostasie, l'abandon de la foi. Mwami ukaba utugira ubuntu kugira ngo dukomeze kumva amagambo yo kwizera. Waravuze ko nugaruka ese uzasanga kwizera mu isi. Icyo gihe turimo, aho kwizera nyako kutavangiye kugenda gukendera muri benshi, ngo mu gihe cy'iherezo benshi bazagira ishusho yo kubaha Imana ariko bagahakana ubushobozi bwako. Mwami ukomeze kuturinda kugwa mu byo kwizera, ariko dukomeze guhagarara mu ijambo ryawe ritavangiye, ijambo ryawe ridafunguye, kugira ngo mwami uzasange duhagaze nk'abantu koko bamenye Imana. Urakoze mwami Yesu, ntabwo twisengeye twenyine, dusengeye n'abandi bose bene data mu mpande zine z'isi, ari abahagaze, ari abaguye, ari abasinziriye, ari abo wa mwanzi yishe mu mwuka. Turasenge mwami tugutakambira ngo wongere ubagenderere, wongere ubagirire ubuntu. Turasenge rero na miliyari z'abantu batambaza izina ryawe, bari mu bujiji, bari mu mwijima, kugira ngo mwami ubagenderere, umucyo w'ubutumwa bwiza ubagereho. Wahagurutse abasaruzi benshi mu mirima wawe, mu bisarurwa byawe, kuko bisarurwa ni byinshi. Mwami turiho turiga ijambo ryawe ritubwira icyo watugize cyo, ritubwira yuko nk'uko umubiri wawe wari ingoro y'Imana, ukaba warutuwemo n'umwuka w'Imana muri plenitude, nk'umuzuzo wose, aba ariko natwe tumenya ko imibiri yacu tumaze guhindurwa abantu b'Imana, imibiri yacu yahindutse ingoro y'Imana, umwuka w'Imana akaba muri twe. Udufungure ubwenge, tutahure icyo amagambo yavuga, twinjire mu bwiru bw'Imana. Ntituyoborwe n'ubwenge bw'isi, ubwenge bw'Abagiriki, ariko tuyoborwe n'ubwenge bw'Isiyoni, ubwenge bw'ijuru. Mu izina rya Yesu, isi w'ibinyoma ari Satani nta ruhare kidufiteho, kubera yuko waratwimoye, turi mu bwami bwawe. Turifuza kugendera mu kuri, kandi ukuri ni ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo, ubwiza bwawe mwami tubusobanukirwe, tumenye n'ukuntu mwami dushobora kuba mu bwiza bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Kadukomeze. Turabizi ko ubwiza bw'Imana bwabaga muri bwa buturo, bwabaga no mu ngoro ya Salomo. Abari hano kuwa mbere turababwiye impamvu umwami wa Babuloni Nebukadinezari mu kinyejana cya gatandatu mbere ya Yesu, précisément mwaka 587 yatsinze umurwa Yerusalemu, hanyuma abatapfuye abajyana ari inyagano, abajyana i Babuloni, ingabo ze zibajyana i Babuloni, asenya n'ingoro. Twabonye ko Ezekiel, umuhanuzi Ezekiel, yaduhishuriye yuko impamvu ingabo za Babuloni zabashije gutsinda Buyuda zigasenya ingoro i Yerusalemu, kandi iyo ngoro turabizi ko ubwiza bw'Imana bwarayinjiyemo. Igihe Salomo yarangiza kuyubaka akayereka Imana, ubwiza barabubonye mu buryo bw'igicu, niwe bwarinjiye mu buryo abatambyi batabashaga kwinjiramo, ku bwiza bwarinjiye. Byo ntago byari byo kwizera,
babonesheje amaso. Isezerano rya kera ni ukugendesha amaso. Rero ubwiza barabubonye n'amaso yabo mu buryo bw'igicu. None ni gute rero abapagani Babuloni baje gutsinda iyo ngoro? Ezekiyeli ahita ahishurirwa n'Imana yuko ubwiza bwari bwaragiye. Ubwo bwiza mu kugenda hari ibyiciro byabwo, kandi nabyo bifite icyo bivuga. Mu gitabo cya Ezekiyeli turasoma ngo ubwo bwiza bwabanje kuva ahera cyane, ahari isanduka y'Imana. Na niyo mpamvu igihe ingabo za Babuloni zinjiraga muri Yerusalemu zikinjira mu ngoro, ntabwo mu byo zanyaze ibikoresho byo mu ngoro y'Imana, ntabwo zigeze zinyaga isanduka. Isanduka yari yaravuyemo. Uko ubwiza bw'Imana bugenda, isanduka nayo Imana yarekuyeho. Hariho verisiyo nyinshi zivuga iby'iyo sanduka, ariko Nebukadinezari ingabo ze ntabwo zasanzemo l'Arche de l'Alliance. Wabibise? Ark of Covenant ntabwo bayisanzemo. Ubwiza bwagenze gute rero? Ubwiza bwaravuye ahera cyane, ari isanduka y'Imana, buraza buhagarara ku marembo y'ingoro, burahatindaho gato. Bufite ari impamvu yabyo. Buva ku marembo, amen, hanyuma buragenda hagati ku murwa, hanyuma buragenda mu irembo ry'iburasirazuba, umunsi ryitwa Golden Gate, la Porte Dorée. Hanyuma burahagarara, hanyuma mu nyuma buragenda ku musozi wa Elayono, naho buratindaho gato, hanyuma buragenda ntibwongeye kugaruka. Kubera iki bwagiye butindaho hano? Mwibaza ko kubera iki? Uko wibaza wewe niki? Basetse bavuga ngo bwarebaga ko ariyo ngo kuhaboneka wabuhamagara bugaruke. Wowe wumva ari iki? Wumva ari iki? Bwari bufite agahinda ko kugenda. Ngewe mbitekereje ndarira. Niyo mpamvu abantu tazabona Imana bazabona ishyano. Ntabwo bwavuye hariya ngo ibyaha biruzuye ndigendeye. Bwagiye slowly mu ma steps. Nuvuga ngo Imana yavanye ubwiza bwayo mu gahinda, kuko yari ingoro yayo. Tuvuge ni nk'uko wakoraga ahantu ukaba uhakunda, ku mpamvu zitaguturutseho bakakwirukana, sibyo? Ntabwo uhita ufata agasakoshi kawe ngo urirutse. Uragenda, nimba bakwirukane mu biro, uvayo ukahagarara ku muryango gato ukareba, hanyuma ukagenda ugahagarara hanze ukareba, kuko ntabwo uzongera kuhagaruka. Tuvuge uvuga ngo ntabwo upfa ugenda, kuko aho hantu wafite amateka, wafite umutima. Hari n'umuntu amara n'iminota ingahe akitegereza, agasubiza amaso inyuma amateka y'aho hantu. Niko byabaye ku Mana. Ntabwo yigeze igenda gutya, yagize agahinda. Niyo mpamvu ubwiza bwavuye ahera cyane ku isanduka y'Uwiteka aho bwari buri, buragenda mu ngoro
buhagarara ku marembo buratinda. Buvayo buhagarara ku murwa buratinda. Buvayo bunyura mu irembo ry'iburasirazuba, iryo rembo narababwiye ibyaryo sibyo, buratinda. Buvayo noneho hanze y'umurwa, bureka umurwa rero bugenda iburasirazuba ku musozi wa Elayono, buhagararaho. Hanyuma mu nyuma buragenda. Uko niko Nebukadinezari yaje kunesha abayuda, gusenya Yerusalemu no gusenya ingoro. Guhera icyo gihe nta bwiza bwigeze buba hariya muri Isirayeli, muri Yerusalemu. Bwongeye kugaruka muri Kristo. Agarutse, aje nako, nawe aririra Yerusalemu kuko baramwanze. Nawe bamusohoye hanze ya Yerusalemu, bamumanika i Golgota ku musaraba. Uvuga ngo kugeza uno munsi nta bwiza buri hariya. Buzongera kugaruka igihe Yesu azagaruka kwima ingoma ye. Kandi iriya etape bwanyuzemo busohoka niyo etape Yesu azakoresha agaruka avuye mu ijuru, azabanziriza ku musozi wa Elayono, uko nibo bwa nyuma babonye ubwo bwiza. Hanyuma anyure mu irembo Golden Gate, la porte dorée, umuryango w'iburasirazuba, yinjire mu murwa Yerusalemu. Amen. Hanyuma ingoro ya kane izubakwa ku bwa Mesiya, noneho azata yinjira rero mu ngoro Yerusalemu icyo gihe. Iriya nzira bwanyuzemo niyo nzira buzagaruka, ariko cyo gihe ubu bwiza bwitwa Yesu Kristo. Rero ubwiza bw'Imana ntago bwavuye mu ngoro buvuye Yerusalemu huti, bwaratinze. Ni nkuko Imana yari yurarira umutima wayo, kuko yakunze bariya abantu cyane, yakunze hariya hantu cyane, niyo yahisemo. Mu isi yose ahantu yahisemo ni kuri uyu musozi. Niyo mpamvu rero biriya byaha byatumye igenda, ubwiza bugenda. Bitwereka ko abantu rero bose birukana ubwiza bw'Imana, barabwakiriye, barabumenye, bizaba akaga kuri bo, kuko bateza Imana gahinda. Niyo mpamvu neti mukunze dusomere Abefeso 4:30 baduha warning, twebwe abahawe adoption plénière. Kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Amen. Amen. Nimumva ko umwuka wera agira agahinda. Rero Imana rero yagize agahinda mu kuvana ubwiza bwayo mu ngoro na Yerusalemu. Amen. Tuyiteza agahinda ryari? Mu gukora ibyangwa nayo. None ubwo bwiza nimba bwabaga mu ngoro, kandi tumvise twebwe imibiri yacu ni ingoro, rero irimo ubwiza bw'Imana. Amen. Uko ubwiza bw'Imana mu isezerano rya kera bwabonetse mu ngoro, muri ama etape twavuze ubwiza bw'Imana, natwe tukaba twitwa ingoro y'Imana mu isezerano rishya, sike muri twebwe hari ubwiza bw'Imana. Amen. None ninde utuye muri twebwe? Ni umwuka wera. Petero mu mwuka wera amwita umwuka w'ubwiza, l'esprit de gloire. Petero 1:14. Umenye ko utuye muri wowe yitwa umwuka w'ubwiza. Ubwo mutukwa babahora izina rya Kristo, murahirwa, kuko umwuka w'ubwiza aba kuri mwe, ari we mwuka w'Imana. Amen. Amen. Umwuka w'ubwiza aba kuri mwe, ari umwuka w'Imana. Uwo niwo batubwiye ngo ntitukamuteze agahinda.
nitumuteza agahinda biragenda gute? Arigendera nk'uko byabaye igihe ubwiza bw'Imana bwavaga mu ngoro y'i Yerusalemu. Arigendera. Kandi yigendera rero ingaruka nizihe? Abanzi bacu baradutera baturi bate, aribo badayimoni. La gloire nous protège. Ubwiza bw'Imana buraturinda. Abadayimoni bahita badutera. Rero ingoro y'Imana nk'uko ubwiza bw'Imana bwabaga muri bwa buturo bwera mu butayu bukaba Shilo, bukaba i Yerusalemu mu ngoro yubatswe na Salomo mbere yuko bacumura bukahita bugenda. Bwinshi kubabwira mu kinote très important. Ari ijambo Yesu yavuze muri Luka 21 ngo Yerusalemu izasiribangwa n'abanyamahanga kugeza ibihe by'abanyamahanga bizashirira. Sibyo? Turavuga duti ibihe by'abanyamahanga byatangiye ryari? Byenda gushira ko turabura ibimenyetso, sibyo? Izi mvururu ziri ku isi uyu munsi ni kimwe mu bimenyetso by'iherezo by'ibihe by'amahanga. Ni ukuvuga iki? Byatangiye ryari rero? Byatangiye ryari? Tuvuga ko byatangiye n'ishenywa y'ingoro y'i Yerusalemu. Amen. Ariko mu bantu bamaze kugera kure mu by'umwuka nago tuvuga ngo byatangiye igihe basenye ingoro ya Yerusalemu igihe Nebukadinezari yateraga i Buyuda 587. Ahubwo imvugo ya nyayo niyi byatangiye igihe ubwiza bwagiye. Niho ibihe by'abanyamahanga byatangiriye. Kubera iki Yesu yabyita ibihe by'amahanga? Ni ibihe by'abanyamahanga kuba ku isi byifata nk'uko amahanga akifata nk'uko ariyo Mana ubwayo. Kuko gusenya ingoro ni ukuvuga ngo iyo Mana, sibyo, Imana y'isi, Imana y'amahanga yayinesheje. Kuko kuva kiriya gihe i Yerusalemu ntabwo harabaturwa, haracyari mu bubata bw'amahanga. Niyo mpamvu mva muri ONU bateka Israeli ngo nirekure Yerusalemu. Twegereho mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwa histoire, mu buryo bw'amateka, ibihe by'amahanga byatangiranye n'ishenywa ry'ingoro ya Salomo. Ariko muri twega abanyamwuka rero, sibyo, byatangiye ari uko ubwiza bwagiye. Ko ntabwo buragaruka keretse igihe Imana yanyujijemo Yesu akaza bakamwanga. Kumwanga Yesu, Yerusalemu bakamusora, ni ukuvuga ngo bwa bwiza bwari bwaje bwagarutse kandi barabwanga. None bamaze kubwanga byangenze gute? Ya ngoro yasanze hari ariyo ya kabiri yahita isenywa. Konsekansi yo kwanga ubwiza igihe cyose ni ugusenywa k'ingoro. Wabyise? Ibyo mukwiye kubimenya. None uyu munsi rero ukurikije ubuhanuzi bwa Ezekiyeli n'ubundi buhanuzi muri Bibiliya, buriya bwiza buri hafi kugaruka. Yerusalemu. Ariko buzagaruka ariko Yesu niwe azaza buzanye, ko niwe bwiza bw'Imana. Amen. Kandi batangaje ko azanyura muri ya nzira nyine bwanyuze mu bugenda. Ngo umwami nagaruka azagarika ibirenge bye ku musozi wa Elayono. Zakariya 14 dusomere ku murongo, nushaka tugaruke ku murongo kugeza mu wa 2. Ariko mbere kujya muri Zakariya tugende muri Byakozwe n'Intumwa ibice cya mbere.
yakoze igice cya mbere umurongo wa 10 na 2 10 na 1. bakiraramye batumbira mu ijuru akigenda, abagabo babiri barababonekera cyangwa era ku murongo wa 9. Amaze kuvuga atyo azamurwa, bakimureba igicu kiramubakingiririza. Bakiraramye batumbira mu ijuru akigenda, abagabo babiri barababonekera bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera. Barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru, azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Amen. Azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Bamubonye ajya mu ijuru 12. Basubira i Yerusalemu bavuye ku musozi witwa Elayono, bugufi bw'i Yerusalemu nk'urugendo rwo kugendwa ku isabato. Amen. Amen. Bari kumwe nawe hehe? Ku musozi Elayono. Luka 24:50 kugeza kuri 53. Ibi ni ibintu ukiye kumenya. Abajyana hanze, abageza i Betaniya, arambura amaboko hejuru abaha umugisha. Akibaha umugisha atandukanywa nabo, ajyanwa mu ijuru. Nabo baramuramya, basubirana i Yerusalemu umunezero mwinshi, baguma mu rusengero iteka bashima Imana. Amen. 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 Ni ukuvuga ngo Yesu yatandukanye nabo ku musozi wa Elayono. Zakariya 12:1-2. Ibyo ijambo ry'Uwiteka rihanurira Isirayeli. Uwiteka wabambye ijuru agashyiraho imfatiro z'isi. Zakariya 14:2. 14:2. Dore hazaba umunsi w'Uwiteka, ubwo bazabagabanira iminyago muri wowe. Nzakoranya amahanga yose atera i Yerusalemu, kandi umurwa uzahindurwa. Amazu azasahurwa n'abagore bazabenda ku gahato. Igice cy'abantu bo mu murwa bazajyanwa ari imbohe, ariko abazaba barokotse muri wo ntibazatsembwa. Amen. 3. Maze Uwiteka azahurura arwane n'ayo mahanga nk'uko yajyaga arwana mu ntambara. Uwo munsi azashinga ibirenge bye ku musozi wa Elayono werekeye Yerusalemu iburasirazuba. Uwo musozi wa Elayono uzasadukamo kabiri uhereye iburasirazuba ugeze iburengerazuba. Uzacikamo igikombe kinini cyane. Igice cy'umusozi kimwe kizashinguka kijya ikasikazi, ikindi kizajya ikusi. Amen. Amen. Mwumvise? Yesu rero niwe Uwiteka, uko niwe azashinga ibirenge ku musozi wa Elayono agaruka kwima ingoma. Ngo nagaruka gutwara itorero ntabwo azagarara muri iyi si, azaba ari mu kirere. Aho agarukana n'abera ashinze ibirenge ku musozi wa Elayono, kandi aho niho hanyuma ubwiza bwahagaze mbere ko bugenda. Sibyo? Hanyuma ijambo bavuze iki? Ngo azarwana n'ayo mahanga nk'uko yarwanaga byari. Babivuze ariye. Azarwana n'ayo mahanga nk'uko yarwanaga. Elize. Ngo azarwana n'ayo mahanga nk'uko in the past. Kubera iki? Kubera iki umwuka yarakojeje ngo azarwana n'ayo mahanga nk'uko yajyaga arwana mu ntambara. Ni ryari? Niba usoma hano mu ntambara Uwiteka yagiye arwana muri Isirayeli, hano tubisoma nk'amateka. None ngo icyo gihe rero ngo azarwana, byo ntabwo ari kera, azarwana mu minsi iri imbere igihe azaba agarutse. Uriya nyine yarwanaga akanesha Abamaleki binyuze mu Yosuwa. Amen. Agatsinda Yeriko, agatsinda bariya bami bayabini twasomye. Niwe nyine azarwana icyo gihe. Haleluya. Nuvuga ngo Bibiliya ntabwo ivuga gusa ibintu byabaye,
irimo n'ibintu bizaba. Aha ni kwerekana ko Imana izarwana nk'uko yarwanaga kiriya gihe. Amahanga yose iyaneshe, hanyuma itangize ingoma yayo y'imyaka 1000 muri isi, ingoma y'amahoro. Amen. C'est le même Dieu qui combattait. Iriya Mana yarwanaga yavanye Abisirayeli muri Egiputa. Ugasoma amateka yayo ya myaka yose ibavana muri Egiputa ibageza mu gihugu cy'isezerano. Uko yarwanaga, iyo ugisomana uko yarwanaga, niyo nyine izaba yagarutse muri Kristo Yesu. Amen. Kandi ibyo ntabwo biri kure, biri hafi kubera ibimenyetso tubona. Amen. Twebwe tunavuze ko turi la dernière génération, ntabwo tuba tubeshya. C'est probable. Byashoboka. Turi generation ya nyuma. Ubwo ntabwo yisi ubona ko imeze, ntabwo uri bwizeye kuri bugaruke nka mbere. Amen. Haleluya. Reka mbabaze ikibazo nubwo ariko mumaze kubimenya mwese. Mwe muribaza ordre mondiale yari ihari. Ni ordre mondiale itekwa n'Abanyamerika. Sibyo? Iyo ordre mondiale ubu irarangira. Kuko hari ibindi bihugu no munsi bifite ijambo. Wabyumvise? Murumva? Ni kuvuga ngo rero nimba ordre y'Aba-Occidentaux, Western countries, ibihugu by'Uburengerazuba na Amerika ku isonga, ordre yawo yo guteka isi ikaba iri conteste, itagishoboka. None mumva se izasumbirwa n'iye ordre? Ese bari abantu bazapfa kubyemera? Mukwiye kubimenya rero. Ibihe by'abanyamahanga Yesu yavuze biro birarangira. Ni kuvuga ngo vuba ingoma ya Kristo izaba ari realite muri isi. Nashaka ko muba abakristo gusa bo kwinjira mu matorero na Bibiliya zanyu, haleluya, amen, mukagenda mugasubira muri gahunda zisanzwe. N'ibihe bidasanzwe tukwiye kuba mu buryo budasanzwe. Imana ishimwe. Amen. Rero mwe mubimenye ibiro biraba ni ibintu byahanuwe. Rya jambo murimenye ibihe by'abanyamahanga biri hafi kurangira. None rero nimba turi imibiri yacu ari ingoro y'Imana, umwuka wera akitwa umwuka w'ubwiza, akaba ariwe aba muri twe. Ibyo se nta ngaruka bifite? Ibi tuza kubona rero. Umwuka w'Imana aba muri twe kandi yitwa umwuka w'ubwiza. None ubwo bwiza buri muri twe nta ngaruka bifite? Ibyo nibyo tuza kureba rero nyuma y'iminota 10. Ingaruka z'umwuka w'ubwiza ari muri twe. Tumaze rero kubona yuko Kristo yari umubiri wari ingoro y'Imana, natwe imibiri yacu ni ingoro y'Imana, umwuka w'Imana akaba muri twe. Amen. Ibyo rero bifite ingaruka rero zikurikira. Ni kuvuga Kristo igihe cyose, uretse hariya ahantu yazamuye Petero na Yohana na Yakobo kuri wa musozi witwa Tabor, ari wo musozi yahindutse akagaragaza ubwiza bwe, akarabagirana kurusha izuba. Ahandi hose yari umuntu usanzwe mu buryo bw'umubiri. Ni kuvuga ngo yari mu mubiri usanzwe wa kimuntu. Ni kuvuga ko ubwiza bwari bwishwe muri we. Kubw'ibyo rero ubwiza bwagaragazwaga muri we bugaragara mu mirimo ye. Mwanyumvise? Kuvuga ngo uretse iriya transfiguration
kuriya kuwa musozi yahindutse akarabagirana kurusha izuba, ariko ubwiza bwe bwagiye bugaragarira mu mirimo ye. Iriya myaka 3 n'igice ya ministeri ye y'umurimo we, ubwiza bwa Kristo bwagaragaye mu mirimo ye. Dusomera mu cya gitangaza akoze ikana, ahindura amazi kuba umuvinyu. Amen. Yohana ibice 2. Yohana ibice 2. Ubukwe bw'ikana, sibyo? Tuba ku murongo wa mbere, dutangire bize ku murongo wa 12. Uko iki nicyo gitangaza cya mbere, niko Yohana avuga. Ku munsi wa gatatu hacyujijwe ubukwe ikana y'i Galilaya, kandi na nyina wa Yesu yari ahari. Yesu amutorana n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe. Nuko vino ishize, nyina wa Yesu aramubwira ati nta vino bafite. Yesu aramubwira ati mubyeyi, tubigendanyemo dute? Igihe cyanjye ntikiragera. Nyina abwira abahereza ati icyo ababwira cyose mugikore. Hariho intango 6 zaremwe mu mabuye zashyiriweho kweza, nk'uko umugenzo w'Abayuda wari uri, intango yose irimo inshuro 2 cyangwa 3 z'amazi. Yesu arababwira ati mwuzuze intango amazi. Barazuzuza bageza ku ngara. Arababwira ati nimudahe noneho mushyire umusangwa mukuru. Baramushyira. Uwo musangwa mukuru asogongeye amazi ahindutse vino, ntiyamenya aho iturutse, keretse babahereza badashye amazi nibo bari babizi. Umusangwa mukuru ahamagara umukwe aramubwira ati abandi bose babanza vino nziza, abantu bamara guhaga bakabona kuzana izitaryoshye, ariko wowe washyinguye inziza aba arizo uherutsa. Icyo nicyo kimenyetso cya mbere Yesu yakoreye ikana y'i Galilaya, yerekana icyubahiro cye, abigishwa be baramwizera. Tugarukiye aho ari yavuze icyubahiro cye, yerekana ubwiza bwe. Amen. Alléluia. Avant tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il manifesta sa gloire. Et je twavuze iki? Twavuze ko présence y'Imana, il est invisible ariko réel. Irahari ariko ntago tuyibona. Ariko ubwiza, la gloire se manifeste. Na niryo je mubakoresha hano. Akora cya gitangaza cya mbere mu bitangaza atangiye gukora muri ministeri ni Kana muri Galile, ahindura amazi kuba umuvinyu. Noneho ngo agaragaza ubwiza bwe. Il manifesta sa gloire. Ngo bituma bigishwa bamwizera. Bivuga ngo umurebye amaso ni umuntu usanzwe. Kuba tamubonye kuri wa musozi, kuko bitahawe bose ngo babibone, yari Petero, Yohana na Yakobo. Kuba tamubonye bwa bwiza bwe kuri wa musozi, igihe yahindukaga imbere y'abagabo 3, sibyo? Noneho Mose na Eliya nabo bakaza. Yo ni indi somo, ukuntu Mose na Eliya baje, Yesu amaze kuba transfigure muri ubwo bwiza. Alleluia. Mose nta bwiza afite ubwe, Eliya nta bwiza afite ubwe, bose babukomoza kuri Yesu. Niyo mpamvu batagaragaye mu bwiza bwabo, bagaragaye mu bwiza bwa Yesu Kristo. Noneho uretse bari ababubonye 3, Eliya nako Petero, Yohana na Yakobo, ku bandi bose Yesu ni wa mugabo usanzwe yakuriye i Nazareti, sibyo? Noneho bazamenya gute uwo ari we? Kuko ntabwo azabereka ibyo yeretse ba Yohana kuri wa musozi, kuko bikwiye kuguma bihishwe. Ubwo bwiza bukwiye kuguma buhishwe kugeza igihe ndi ubabwirire icyo ari cyo. Ku bandi ni umuntu usanzwe. Umubonye mu bukwe aho yaricaye ni umuntu usanzwe. Akoze icyo gitangaza ngo yashaka kugaragaza ubwiza bwe
byatumye abigishwa bamwizera. Donc iyo gloire y'Imana iserutse ni kugira ngo abantu bahe Imana icyubahiro, kandi bizere bahe Imana icyubahiro. Amen. Mwabyibise hano, il manifesta sa gloire. Manifester ni ugufata ikintu cyari gihishwe ukacyerekana. Amen. Murabibonaho? Nivuga ngo imirimo yose Yesu yakoze niyo kumanifesta gloire ye, niyo kwerekana ubwiza bwe. None batubwiye ko umwuka wa Kristo niwe twakiriye, sibyo? Ariko mu rwego ruto, bitavuga yuko atari umwuka twakiriye, ni umugabane. Kandi Petero yavuze ngo ni umwuka w'ubwiza. None kuko ubwiza tubufite, sibyo? Kandi Yesu ko yabugaragaje mu bikorwa, twebwe se tuzabugaragaza ryari? Bazayo wicara bane bati utegereje kubugaragaza. Uretse kuri wa musozi Yesu yahindutse, noneho akarabagirana kurusha izuba. Amen. Byategezwa kubibanga, amen, kugezaho azaba glorifié. Iyo ita glorification. Kugezaho azasubira muri rwa rwego yari arimo mbere yuko ajya mu nda ya Mariya. Ni ryari habaye glorification? Ni ryari Yesu yinjiye mu bwiza bwe? Soma Yohana ibice 7. Yohana ibice 7. 39. Ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera. Nigi yavuze ngo ni abafite inyota baze banywa amazi bakiri bazi ku buntu. Unyizera yose imigezi y'amazi y'ubugingo zatemeba mu nda ye. Yabivuze yerekeje ku mwuka wera, uwo abamwizera bendaga guhabwa. Ariko ubwo umwuka yari ataraza, kuko Yesu yari atarahabwa ubwiza bwe. Amen. Ni ukuvuga ngo rero buriya bwiza buri muri we buzaguma buhishwe, amen, kugeza umwuka azaza agatangwa kubizera. None umwuka yaje ryari? Ndavuga par rapport ya Yesu. Yaje ryari? Yaje Yesu ari mu gituro, yazutse. Amaze kuzuka amarana n'abigishwa be iminsi 40. Noneho ajya mu ijoro abwira ngo musigaraho Yerusalemu kugeza aho muzahabwa icyo mwanyumvanye. Data azohereza umwuka wera. Vuga ngo Yesu yabaye glorifié. Glorification, exaltation, gushirwa hejuru mu rwego noneho bw'icubahiro yari asanganywe mbere uko aba incarné mu nda ya Mariya yabara mubiri. Ni igihe cya ascension, ni igihe yazamutse, amen, akajya mu ijuru ku munsi ugira 50 uhereye yazukiye. Niko ku munsi wa Pentecote ni umwuka yaje. Umwuka kuza aje guhamya ko Yesu yabaye glorifié. Yahubwi ubwiza. Guhera icyo gihe rero mubikurikire, abo yashoboye kwiyereka, sibyo? Guhera icyo gihe ntabwo bashoboye kumubona gutya. Ninde umuntu atabona? Ninde umuntu yabona nyuma agapfa? Ni Imana. Yabwiye Mose ngo nta muntu wambona ngo abeho. Kuvaho Yesu yabaye glorifié, ni murebe umugabo witwa Sawuli bahuriye mu nzira ya Damasiko. Byagenze gute? Yarahumye kuko ntabwo yamubonye. Nta n'ahandi Yesu ushobora kumubona kuva icyo gihe. Niki umavuga ngo umwami ngo arangenderera. Ntabwo ari Yesu glorifié, ni umwuka wera
wayibise umwuka wera ashatse kugira ngo akubwire ijambo ry'umwami, sibyo? Ashobora gufata iyo shusho, sibyo, yatuma wowe ushobora kwihanganira. Ariko Yesu uriya ari glorifié, bivuga ngo yasubiye mu bumana, nta muntu yamubona ngo abeho. Na nibyo Petero yavuze hariya muri Ibyakozwe n'Intumwa, amen, ibice 3. Twe turase ngo tutazirega. Ibyakozwe mu bice 3. Haleluya. Mwabonye rero babandi bajugunye urufunguzo hasi ngo Yesu we, ntabwo ari Yesu glorifié. Niyo mpamvu utagwa hasi. Ibice 3. Amen. Umurongo wa 19 ugeze ku murongo wa 21. Mwumve hano icyo Bibiliya ivuga. Nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku Mwami Imana, itume Yesu ari we Kristo wabatonarijwe kera, uw'ijuru rikwiye kwakira. Kugeza ryari? Kugeza ibintu byose bizongera gutunganirizwa. Yumva se? Mwabisomye ngo kuvaho yabaye glorifié, kuvaho yasubiye mu bwiza bwe, ngo ijuru rikwiye kumwakira, mu jambo rimwe kumuhisha kugeza ku iherezo. Wajibise? Amen. Kuko ntabwo yaza ngo tubure gupfa, na niyo mpamvu kugira ngo tumubone igihe Imana izavugira, tukwiye kuba tumaze guhindurwa tugasa nawe. Aho niho dushobora kumureba mu maso. Azabanza duhindure kugira ngo tubashe kumubona. Naho tutahinduwe twapfa twese. Uwo ni we Yesu abadayimoni bazi umunsi. Imana yabwa icyubahiro. Ijuru rikomba kumwakira, mu ijambo rimwe locaché. Akwiye kuba mu ijuru kugeza igihe byose bizahindurwa bishya, n'igihe azagaruka kwima ingoma ye, ibintu bihindura bishya no muri isi. Tugire vuba. None Yesu yabaye glorifié ryari? N'igihe yazamukaga mu ijuru, hanyuma data akohereza umwuka wera. Umwuka wera ni sinye ko Yesu yabaye glorifié. Amen. Ari mu bwiza. None twebwe haleluya. Ikindi nshaka kubabwira, soma Ibyakozwe n'Intumwa. Igihe cyose Paulo avuga ko umwami Bwana akamutokea, umwami aramwishurira, aramwiyereka. Uzasome ngo j'étais en extase, ngo nari muyerekwa. Ntabwo yigeze abonana nawe, yari muyerekwa. Soma Ibyakozwe n'Intumwa. Kuva aho yabaye glorifié ntabwo aza gutya, yamwiyereka muyerekwa. Ni muri vision. Amen. Ni muri vision. Haleluya. Kuko umwuka wera afite ubushobozi bwo kuza mu ishusho ya Yesu, kuko ni umwuka we. Ariko Yesu ubwe himself, uriya Yesu w'i Nazareti, kuva aho yazamutse mu ijuru ari buryo bwa data, ntaravayo. Igihe uzabona wenda uri mu cyumba ukabona urabonekewe ngo nigiwe Yesu, ngo nigiwe Yesu, uzagire ubutwari mu izina rya Yesu bwo kuvuga ngo Yesu ntabwo aragaruka, ari buryo bwa data, kiretse ari umwuka wera. Nimba ari umwuka wera ntagaragare. Nuvuga gutyo rero, icyo kintu nimba ari dayimoni yashize kugufata, izahita itumuka. Kubera iki? Kubera ko Imana ntishobora kwemera yuko umwana w'Imana azi ibyo turavuga ko yabapiyeje n'amadayimoni. Amen. Nk'uko muri rya dini Satani yise Gabriel, hanyuma yiyereka umugabo umwe ngo ni marayika Gabriel, akamubwira ko ngo Yesu ntabwo ari umwana
w'Imana. Uriya ntabwo ari Jibril, ntabwo ari Gabriel ukuri. Satani ngo arigiye ngo yigaragaza nk'amarayika w'umucyo. Yesu ukuri ari iburyo bwa Data, ari glorifié, ari mu bwiza bwe, kandi azahava ari uko aje kwima. Aje gutwara itorero, hanyuma agaruke kwima. Mu buryo bugaragara azagaruka kwima, kuko nagaruka utwara itorero ntabwo azagaragara muri iyi si. Biracari mu mwuka, kuko n'abazamubona bazafite umubiri y'ubwiza. Isi rero ntizongera kumubona kugeza aho azagaruka ashinga ibirenge bye ku musozi wa Elayono. Niyo mpamvu yabwiye abayuda ngo ntimuzongera kumbona kugeza aho muzavuga ngo Hozana, 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 ashirwe hejuru uje mu izina ry'Uwiteka. Nicyo gihe rero mu kurangiza rero tubasha kureba mu bitwerekeye twebwe ubwiza bw'Imana muri twebwe. None buri burakora iki? Twumvise ko n'igihe Yesu Kristo yagendaga mu mubiri we, ubwiza bwe bwagaragajwe n'imirimo. Amen. Natwe rero ni nk'uko kwa Yesu. Abakolosayi igice cya mbere 27. Ukwiye kumenya ibyo ari byo. Abo Imana yishimiye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwo bwiru bwagize mu banyamahanga, aribwo Kristo uri muri mwe, aribyo byiringiro by'ubwiza. Amen. Kristo muri twe ngo ni ibyiringiro by'ubwiza. None ibyiringiro nuko umuntu ubyiringira aba atarabifite. None ko batubwiye ko uba muri twebwe ni umwuka w'ubwiza. None batubwiye ngo Kristo muri twebwe ni ibyiringiro by'ubwiza. Wowe byumva gute? Ni ukuvuga ngo igihe cyose natwe tutaraba glorifié, kandi tuzaba glorifié. Wabibise? Igihe Yesu azaduhindura tugasa nawe, icyo gihe tuzaba turi abana b'abantu babaye glorifié. Tuzaba twinjiye mu bwiza. Glorifié kuvuga ngo yinjiye mu bwiza. Ariko mu gihe cyose tutarinjira mu bwiza, ubwiza bw'Imana mu buryo bwo kurabagirana, nka kuriya bwarabagiranye ku musozi Tabor, imbere ya Petero, Yohana na Yakobo, Yesu agahita akarabagira kurusha izuba. Natwe ubwiza buzakomeza guhishwa muri uyu mubiri wa Adamu kugeza igihe impanda izavugira, noneho tukinjira mu bwiza. Wabibise? Aho niyo tuzaba transformé, tukinjira muri bwiza, aribyo bita glorification. Ngo tuzayishurirwa ubwiza bw'abana b'Imana. Ariko hagati aho, c'est ça qui m'intéresse, hagati aho bimeze gute? Hari ibyiringiro yuko buzayishurwa. Kristo muri twebwe, ibyiringiro by'ubwiza ryari kugaragara. Ariko se ntibuhari? Nubwo butaragaragara, none se burakora iki? Reka dusome. Ariko ni 2:4-6. Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima, niyo yaviriye mu mitima yacu kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Ariko dufite ubwo butunzi mu nzabya z'ibumba, kugira ngo imbaraga z'isumba byose zibe iz'Imana zidaturutse kuri twe. Amen. Amen. Ngo turi inzabya z'ibumba zibitswemo ubutunzi. Iki ni gloire n'ubwiza. Amen. Ariko ubwo bwiza bufite imbaraga. Amen. Kubera ko twabonye ko ubwiza buva muri presence. Ntabwo wagira ubwiza udafite presence. Rero iriya presence y'Imana iri muri twe. Amen. Ari izana n'ubwo bwiza, ari umwuka wera muri twe. Hari imirimo akora nubwo tukiri mu byiringiro byo kuzabona ubwiza mu buryo bumurika noneho. Niyo mpamvu Yesu yavuze aya magambo. Dusome. Yesu ubwiza bwe bwagaragajwe n'iki? N'imirimo. Amen. Yohana 14:12. Imirimo niyo yagaragaje ubwiza bwa Yesu. Imirimo niyo kugaragaza abafite ubwiza muri bo, mbere yuko baba glorifié, mbere yuko binjira mu bwiza.
ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora n'iyiruta, kuko njya kwa data. Amen. Amen. Haleluya. Ni ukuvuga ngo Yesu wagiye kwa data, ari byo twise glorification, kujya mu bwiza. Nimusoma muri Timotheo wa mbere, Timotheo wa mbere ibice 3:16. Soma wumve. Mbahaye imirongo myinshi mu mwanya muto kugira ngo turangize vuba. Si ugushidikanya, ubwiru bw'ubumana burakomeye cyane. Imana kwerekanwa ifite umubiri. Uwo ninde? Ni Yesu. Ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga, ikizerwa mu isi, ikazamurwa igahabwa ubwiza. Nimubona se? Wayumvise? Haleluya. Ngo Imana kugaragara yambaye umubiri ni Yesu w'i Nazareti. Amen. Ikabona n'abamarayika, baramenye ko ari Imana, birabasiga. Hanyuma icya gatatu, ikabwirizwa mu isi, ikabwirizwa. Amen. Ikamamazwa niko kubwirizwa. Ikamamazwa mu banyamahanga, ikizerwa mu isi, ikazamuka igahabwa ubwiza. Ni ukuvuga ngo Yesu rero yahawe ubwiza amaze kuzamuka. Aribyo twise ascension puis glorification. Umviriza. Amen. Haleluya. Imyaka 3 n'igice akora imirimo ye, ubwiza bwe bugaragarira mu mirimo. Ashizwe ku musaraba kugira ngo akore ubushake bwa data, ahesha Imana cyubahiro. Ashizwe mu mva, sibyo? Arazutse, sibyo? Arazamutse kugeza aho ntabwo arahabwa ubwiza. Amaze kuzamuka agezeyo ahabwa ubwiza. Uwo ni Yesu Kristo. None kuba yarahawe ubwiza ngo twebwe ababwirijwe tukamwizera mu isi, amen, aratubwira ngo mufite ubushobozi bubarimo kubw'ubwiza bwanjye buri muri mwe bwo gukora imirimo nakoze ndetse n'iyiruta. Numuhindura amagambo, nimba utabibona ni ibibazo byacu. Ijambo rye riri clear. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. None turashaka kurangiza kuri iki kugira ngo mumve. Amen. Mufate, nasivuga mu bifate mu mutwe. Mufate ibitabo, inzandiko ebyiri za Paulo. Urwandiko yandikiye Abefeso n'urwandiko yandikiye Abakolosayi. Sibyo? Amen. Urwandiko Paulo yandikiye Abefeso, nushaka kuruvuga mu ijambo rimwe, ni abera muri Kristo. Les croyants en Christ. Nuvuga ngo Abefeso yose nuvuga mu ijambo rimwe ishura position twebwe dufite muri Kristo. Wabyumvise? Abefeso yose ishura position dufite muri Kristo. Iyo umuntu amaze kwizera Yesu Kristo agakizwa, akakira Yesu nk'umwami n'umukiza, akavuka ubwa kabiri. Amen. Haleluya. Imbere y'Imana n'imbere y'abadayimoni na Satani, sibyo? Ahagaze gute muri Kristo? Imana imubona gute muri Kristo? Abanzi b'Imana bamubona gute muri Kristo? Ndio ndavuga irema byo mu mwuka. Abefeso yose iravuga les croyants en Christ. Abizeye muri Kristo. Ko muzavuga ngo muri we, ngo muri we ne twabaye gutya. Muri we urumva ibyo nibyo biri mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso. Ni ijambo rigaruka ngo muri we. Ngo muri we twaratoranijwe itararemwa. Ngo muri we. Murabona? Nuvuga ngo nimushaka muvuge muti urwandiko Paulo yandikiye Abefeso rwitwa muri we. Mwayumvise? Rwitwa muri we.
uko niryo jambo rigaruka. Position y'umukristo muri Kristo. Position yawe muri Kristo. Hanyuma urwandiko rwandikiwe Abakolosayi. Amen. Urabigira gutya. Kristo muri twe. Abakolosayi, Paulo mu Mwuka Wera agaragaza Kristo muri twe bizera ingaruka yabyo. Abefeso ni twebwe muri Kristo ingaruka yabyo. None mumve ibi rero kurigira. Twebwe muri Kristo ari ryo gitekerezo nyamukuru cy'urwandiko rwandikiwe Abefeso, bivuga position dufite. Amen. Muri Kristo. Uyu munsi dufite position muri Kristo imeze gute? Na niyo mpamvu uzumva Abefeso hose bavuga ngo muri we. Reka mfate urugero, neti mukunda dufate urugero Abefeso ibice 2. Amen. Adusomere umurongo wa 1-6. Ubwo n'urugero ariko hose bagenda bavuga ngo muri Kristo, ngo muri we. Twabaye gutya muri we. Namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi, mugakurikiza umwami utegeka ikirere ari we mukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira. Kandi ku bwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwabakijije. Nuko ituzurana nawe, itwicarana nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu. Amen. Ngaho rero position yawe muri Kristo ni yihe? Aho Kristo ari niho nawe uri, kuko uri muri we. Aho Kristo ari niho nawe uri. None Kristo ari muri isi. Kristo amaze kuzuka yazamuse mu ijuru risumba amajuru yose. Amen. Hejuru y'ubutware bwose. Amen. N'imbaraga zose n'ubukuru bwose n'amazina yose, si mu gihe cya none gusa no mu gihe kizaza. Urumva iyo position Yesu afite uno munsi niyo nabe bamwizera bafite, ariko ntago benshi babizi. Wabizi? Noneho icya kabiri, mwumvise Abefeso biratubwira position dufite muri Kristo. Abakolosayi batubwira ngo Kristo muri twe. Noneho bibyara iki? Kristo muri twe, aricyo gitabo cy'Abakolosayi byerekana responsabilité y'ufite Kristo muri we. Nuvuga ngo afite responsabilité yo kugaragaza ubwiza bwe. Imana ihabwe icyubahiro. Kristo, twebwe muri Kristo ni position dufite. Kristo muri twebwe ni inshingano, kuko turafite muri twebwe imbaraga zo kumugaragaza kugira ngo ahabwe icyubahiro, abantu bamubone ubwiza bwe. Amen. Kuko ubu ntibashobora kumubona ngo babeho, ariko barashobora kubona ubwiza bwe nk'uko babubonaga akora imirimo. Nuvuga ngo imirimo ya Kristo, haleluya, tukwiye kuyikora kugira ngo igaragaze ubwiza bwe nk'uko bwagaragaye mu mirimo we yakoraga. Amen. Nayo mpora avuga ngo ubwo bwiza cyangwa izo mbaraga tubifite mu nzabya z'ibumba, kugira ngo bigaragare yuko nibabona imirimo izo mbaraga ziserura ubwiza bwe, bamenye ko bavuga ati ntabwo ari aba bantu b'inyama n'amaraso babikora, ngo bigaragare yuko tubufite mu nzabya z'ibumba, kugira ngo ibikoreka nitubyitirire, kubera yuko nta mbaraga za Adamu z'inyama n'amaraso zabikora. Imana ihabwe icyubahiro. None responsabilité yacu ni ihe rero? Dufite inshingano zo kumugaragaza, kuko ubushobozi buri muri twe.
sans exception uvuge ngo hano nta matitre ngo bishop ngo pasteur ngo apotre. Umwana w'Imana we wese afite muri we umuka w'ubwiza. Amen. Haleluya. Ariko buracyahishwe nkuko bwari wishwe muri Kristo ataraba glorifié, atarazamuka ngo ahabwe ubwiza. Ariko nubwo bwari wishwe bwagaragajwe n'imirimo ye. Natwe nubwo buhishwe, amen, tukadutegereje igihe tuzahindurwa basha, tuzahindurwa mibiri yacu tukamara imibiri y'ubwiza. Niyo mpamvu bavuga ngo Kristo muri twebwe ibyiringiro byo kuzabwa ubwiza. Mu bisanzwe ni ibyiringiro byo kuzaba glorifié. Ubwiza buracyahishwe muri twe nkuko bwari wishwe muri Yesu imyaka yose yabayeho atarazamuka mu ijuru, bwari buhishwe gusa bukagenda buhishurwa n'imirimo akora. Amen. Akazura Lazaro, ubwiza bukagaragara. Maria sinakubwiye ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Agahindura amazi kuba divayi ikana mu Galilaya ngo agaragaze ubwiza bwe. Natwe dufite inshingano Kristo muri twebwe kugira ngo tuserure ubwiza bwe. Kandi izo mbaraga Imana uyu munsi yazishize mu nzabya z'ibumba. Bivuga ngo ni mu muntu w'inyama n'amaraso, un être limité. Turi muri limitation za kimuntu, mu mbago za kimuntu. Turacyari mu mbago za kimuntu. Nyamara muri twebwe hahishwemo imbaraga zitari z'abantu, imbaraga za rurema zibasha gukora imirimo ituma abantu bavuga bati bariya ntabwo bagakoze ibi, biriya hari uwabikoze kandi ntabwo ari mu rwego rwa kimuntu, uwo ni Yesu Kristo. Na niyo mpamvu aya masengesho aravuga ngo twereke ubwiza bwawe. Uyu munsi rero turahindura rero. Tumaze iminsi dusenga ngo twereke kuko niho twari turi mu nyigisho. Ariko uyu munsi rero mwagiye muri kaminuza. Nago tongera uwo ki muri primaire ibyo bavuga niho uvuga muri université. Oya. Amen. Ariyo ni ibintu batwigishaga no muri secondaire, wagera muri université ati ibi rero iyi nzira bayikoraga gutya mukiye muri secondaire. Ariko hano rero hari n'inzira ikoreshwa. Mwabyumvise? None uyu munsi rero turahindura imvugo. Ntabwo ari ngo manifeste toi, ntabwo ari ngo twereke ubwiza bwawe, ahubwo uyu munsi wowe uravuga uti ngira nerekane ubwiza bwawe. Kubera ko mwakuze kuva kuwa mbere kugeza no munsi mwakuze, ntabwo muri gusenga ngo twereke ubwiza bwawe, ahubwo wowe injira mu nshingano zawe, Kristo muri wowe. Amen. Haleluya. Aguhamagarira kwerekana ubwiza bwe. Mujya muri mwe erekana uri muri wowe. Ngo mu izina rya Yesu muserure, mugaragaze, kandi ibyo nibyo ashaka. Haleluya. Ibyo nibyo yiteguye kugira ngo bikoreke. Ariko ntushobora kubikora udafite kwizera. Ndiye bindi ngo nta kwizera ndushobora kumunezeza. Manishima. Nuvuga ngo rero ntabwo dufite impamvu yo kuzireguza imbere y'Imana kuba twarahishe Yesu wari we kandi tubifite ubushobozi. Nta excuse hari. Mona tukira abana, Mana akora ibi, Mana akora ibi, Mana akora ibi. Sibyo tukira abana. Ariko rero niba twakuze ntabwo ari Mana akora ibi ngira mbikore kuko Imana yabimbwiye kandi mfite ubushobozi kugira ngo Imana ihishwe muri giye mu maso y'abantu bayibone mu mirimo. Ibyo rero mu kurangiza biva hehe? Kugira ngo utangire ubikore biva ku bintu bibiri. Amen. Icyambere, la parole d'autorité. Ijambo rya autorité mu izina rya Yesu. Yesu ahamagara Lazaro ni parole d'autorité. Amen. Ukwiye kwiga kuvuga amagambo ya autorité. Icya kabiri na nicyo kibanza mu bisanzwe. Amen. N'amasengesho kwizera. Amasengesho yo kwizera noneho bikaguha ijambo ry'ubutware. Amen. Kuko hari igihe
dusenga Imana, hari n'igihe dutegeka imirimo y'Imana kugira ngo ikoreke. Amen. Prière audacieuse, prière de foi, amasengesho yo kwizera, hanyuma akabyara ijambo ry'ubutwari, parole d'autorité. Kugeza uno munsi ni abakristu bake mu mateka y'itorero ry'Imana, amen, bakoresha la parole d'autorité. Ahubwo benshi bagarukira mu gusaba Imana. Niyo mpamvu nta mirimo myinshi mubona igaragaza ubwiza bwa Kristo iboneka mu matorero, kuko la parole d'autorité ntabwo ari benshi bayizi cyangwa bayikoresha. Kubera iki? Kubera ko nta kwizera. Amen. Ukwizera kwabo nimba guhari, kugarukira gusenga Imana ngo ibikore. Biroroshe kumbwira ngo jewe ngiye kuzanira ikintu ku Kamonyi, sibyo? Wabivise? Gutuma biroroshe, ariko kujyayo nibindi. Twavuze ko bamwe bahindura Imana iki? Et ils deviennent des commandeurs et Dieu devient exécutant. Sibyo? T.W. Osborne, umuvuga butumwa w'Amerika, we yavuga ngo nous faisons de Dieu un garçon de course. Turamutuma. Mana genda undebere mukecuru Nyagatare. Dore ararembye ararwaye zarwaga ibande. Mwami Yesu mukize. Sibyo? Mwami urabona abantu bari barapfa n'ibyaha muri ya bice bya Gashora. Mwami Yesu bagenderera bahumura amaso bakumenye, ariko ntabwo urahaguruka ngo ugende kugira ngo babwirize bamumenye. Gutuma rero biroroshye, ariko gukora biratugora. Na niyo mpamvu hari ibintu byinshi cyane bidakoreka. Uyu munsi rero tukwiye guhindura rero. Amen. Position dufite muri Kristo, amen, nuvuga ngo Kristo uko ari niko turi, aho hari niho turi, na niho dukwiye kuvugira. Hanyuma icya kabiri, Kristo muri twebwe muri Kristo ni position dufite. Amen. Ibyo wabisoma Kolosai. Hanyuma Kristo muri twebwe ni inshingano, ni responsabilité yo guserura bwa bwiza. Nagombera kuvuga ngo mwami garagaza ubwiza bwawe. Wowe kwigaragaza ubwiza bwe, kuko nimba ari muri wowe ntabwo yaje gufeza dodo, ntabwo yaje kuryama ngo arindire umunsi w'imperuka. Yesu ntabwo yaje muri wowe ngo aryame. Yesu yaje muri wowe kugira ngo wowe, amen, ube siège gukora kwe, akore a partir yawe. Amen. Hanyuma abantu babona ubwiza bwe. Niyo mpamvu yavuze ngo muzakora imirimo ngiyo nakoze niyiruta ko ngiye kwa data. Kuko yavuze ngiye kwa data, kuko niho yabaye glorifié, bigatuma umwuka wera amanuka. Uyu munsi rero tangira rero, amen, usenga amasengesho yo kwizera, amasengesho y'ubutwari, biguhesha ijambo ry'ubutwari. Imana ishimwe. Amen. Ese parole d'autorité ni tarangije. Ijambo ry'ubutwari rirangwa niki? Ijambo ry'ubutwari rirangwa niki? Ni ugutegeka. Amen. It's a command. Ni ugutegeka. Amen. Ariko byose bizava he? Mu masengesho yo kwizera ni ay'ubutwari. Oze amasengesho y'ubutwari. None akaguha ijambo ry'ubutwari. Nta masengesho y'ubutwari, nta jambo ry'ubutwari uzagira. Kuko ntabwo ari ijwi. Mujya mubona se? Hariho abantu kubera amasengesho y'ubutwari, haleluya gusa, yirukana abadayimoni. Mwabizi? Una kuko na masengesho y'ubutwari agira. Aravuga haleluya gasarara. Kandi ugasanga nta kikora ya haleluya mu bantu. Kubera ko ari aravuga haleluya yo muri kamere gusa. Amen. Haleluya. Wabibise? Turashoje rero uyu munsi rero tukwiye kumenya uko dushira mu bikorwa byo twize. Amen. Kristo, wowe muri Kristo biguhesha position. Amen.
y'ubutware, kuko aho ari niho uri. Amen. Hanyuma Kristo muri wowe bikwereka inshingano ufite. Amen. Kugira ngo umuserure, umugaragaze, umumenyekanishe. Ibyo rero birasaba iki rero? Birasaba amasengesho yo kwizera y'ubutware n'ijambo ry'ubutware. Imana ishimwe. Amen. Hari igihe dusaba Imana, hari igihe dutegeka ibintu gukoreka tutarinze gusaba, kuko niko yatubwiye. Amen. Reka turangize kuri ibi. Nimukurikire Paulo, nimukurikire Petero. Mubibona mute? Baramenye position bafite muri Kristo. Bamenya n'inshingano bafite zo kumugaragaza. Reka ndangize kuri ibi. Ikirema kiri hariya. Petero na Yohana bari baragenda gusenga, sibyo? Kirabasabye amafaranga. Aravuga ngo turebe. Ifeza n'izahabu ntazo dufite, ariko icyo dufite turakiguha. Mugeze mumva Petero na Yohana ati, Petero abwiye Yohana ati, Yohana kadupfukame hariya. Nona uyu muntu koko Imana umwami yatubwiye ngo mugende ngo bitangaze iminsi bizakurikira, muzakiza abarwayi n'ikirego, kandi tumusaba umwami kugira ngo amutabare. Tugire turi mu nguni dusenge, mwami dore uko ameze, mutabare. Bagatangira rero kuva mu isano rya kera. Yesu yaravuze ngo niwe wikorera indwara zacu. Par tes mérites nous sommes guéris. Uriya muntu yari kuzapfa araho hatarahaguruka. Ariko bakoze iki? Bivuze basenga. Bamenye Kristo muri bo, bamenye inshingano zabo ko ari kumugaragaza, imirimo ikamuvuga. Ati turebe, ifeza n'izahabu nayo dufite, ariko icyo tugifite turashaka kukiguha. Mu izina rya Yesu haguruka. Uriya mugabo arabaduka arahaguruka. Muyigize mumva basenga. Ibyo ni byita parole d'autorité. Imana ishimwe. Ari gihe basengaga, ari gihe bategekaga. Amen. Hallelujah. Amen. Reba Paulo nawe, sibyo? Reka turasoma nyuma turangize. Byakozwe n'intumwa 14 umurongo w'8 tugeze ku murongo wa 15. Hanyuma turangize. I Lusitira hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, ntabwo yari yarigeze atambuka. Uwo yumvise Paulo avuga, nawe amuhanze amaso, abona ko afite kwizera kumuhesha gukira. Kurikirana rero. Avuga ijwi rirenga ati, byuka uhagarike ibirenge byawe weme. Arabambaduka aratambuka. Abahateraniye babonye icyo Paulo akoze, bavuga ijwi rirenga mu Runyarukawoniya bati, Imana zitumanukiyemo zishushanije n'abantu. Maze Barinaba bamwita Zewu na Paulo bamwita Herume, kuko ari we warushaga kuvuga. Nuko umutambyi wa Zewu ariyo yari ifite urusengero rwayo imbere y'umudugudu, azana amapfizi yambaye imyishywa ku irembo ry'umudugudu, ashaka gutamba igitambo we na rubanda rwari ruhari. Ariko intumwa Barinaba na Paulo babyumvise, bashishimura imyenda, baturumbukira muri rubanda bavuga ijwi rirenga bati, mwa bagabo mwe, niki gitumye mugira mutyo? Natwe turi abantu buntu, tumeze nkamwe, kandi turababwira ubutumwa bwiza ngo mureke ibyo bitagira icyo bimamarira, muhindukirire Imana ihoraho yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Amen. Amen. Paulo arebye uwo mugabo abona ko afite kwizera, ibyo rero aravuga, aramubwira ibya Yesu. Amen. Hanyuma ubutumwa bwuzuye, abona ko mu muka abona ko afite kwizera. Mubigeze bati, mwami Yesu mutabare rwose. Yagize iki? Ngo yarategetse, haguruka weme ugende. Ako kanya arabaduka arahaguruka. Abo bantu b'abapagani babonye bagize gute? Ngo Imana zatumanukiye zambaye umubiri w'abantu. Kubera iki bavuze amagambo? Kuko batazi Yesu, babonye ko iyo mirimo nta muntu yayikora. Mwayibise? Noneho ataba n'Imana. Ngo Yesu nitumugaragaza, bizagaragara ko atari twabikoze, ari we wabikoze. Kuko iriya mirimo yagaragaje ubwiza bw'uwo Paulo ari aravuga. Ariko ni twebwe rero twatumye ubwiza bwa Kristo batabubona.
Amen. Haleluya. Barashaka kubatura ibitambo, kuko ibintu bikoreka nta muntu yabikora. Ati Imana zatumanukiye, kuko Kristo muri bo baramugaragaje binyuze mu mirimo. Rero Kristo muri twebwe, ibyiringiro byo kuzaba ubwiza bizakomeza kuba ibyiringiro kugeza igihe cy'impanda. Ariko nubwo bikiri ibyiringiro, ubwo bwiza buhishwe muri twebwe, dufite inshingano zo kubugaragaza. Wowe ufite inshingano zo kubugaragaza. Kese nimba nta mwuka wera ufite, kese nimba uri mu idini gusa, kese nimba ayo magambo y'Imana utayizera, kese nimba utari umubiri utahindutse ingoro y'Imana, ariko nimba umubiri wawe warabaye ingoro y'Imana, wakira umwuka w'ubwiza, Kristo muri wowe ufite inshingano zo kumugaragaza. N'ibintu bibiri: amasengesho yo kwizera n'ijambo ry'ubutware. Amen. Hanyuma bavuze iki bareba Paulo na Barnaba? Ngo natwe turi abantu nkamwe. Bara Paulo aje none hano yatubwira ngo bene data, nanjye ndi umuntu nkamwe. Ntabwo yavuga ngo we hari ikindi, ndi umuntu nkamwe. Uriya Yesu bamenye bakiriye niwe twakiriye. Uriya mwuka wabakoreragamo niwe twakiriye. Ariko bari imirimo turayibona. Aho nitwe kwibaza ibibazo. Ibibazo ntabwo ari ijambo rya Kristo. Ijambo rya Kristo ntacyo ryabaye. Ahubwo ibibazo ni itorero rye, ni wowe nanjye. Aho nitwe kwibaza. Ariko mutahana iki kintu, ubwiza bw'Imana muri twe dufite inshingano zo kubugaragaza. Amen. Ntabwo ari Imana ifite inshingano, ni twebwe. Kuko ntabwo yaduprogramye nka computer, yaduhaye ubushake. Nushaka umugaragaza uzamugaragaza. Haleluya. Kubera yuko ni inshingano biva kuri position dufite muri we, niyo biduhesha rero kumugaragaza uri muri twe. Ibyo rero nibyo turangirijeho. Dusaba Imana kugira ngo twishuri ideni dufitiye abantu bari ku isi ryo kubagaragariza umucunguzi w'isi. Amen. Kadusenge. Data, turagushima uyu munsi ugira gatatu waduhaye wo gusenga no gukomeza kwiriza. Twumva n'ijambo ryawe, twumvise ko ubwiza bwawe muri twe hari ingaruka yabyo. Dufite inshingano, responsibility zo kukugaragaza mu mirimo y'umwuka wera. Uduhe Mwami kugira ubutwari bwo mu mwuka, duheshwa no gusabana nawe no kwizera ijambo ryawe, kugira ngo biduheshe n'ijambo ry'ubutwari. Mu izina rya Yesu Kristo, Mwami, ntituba abantu bumva gusa, ariko tuba abantu bumva kandi bagashyira mu bikorwa. Mu izina rya Yesu Kristo, turagushima ko waduhaye adoption, kandi ntabwo ari adoption simple, waduhaye adoption plénière, bigaduhesha kuva muri yasi y'umwijima burundu tukimukira mu bwami bwawe bw'umucyo, tukaba abana b'Imana mu buryo busesuye, tukaba abaragwa b'Imana, abaragwana na Kristo. Reka Mwami byose biduheshe guhagarara Mwami uko tukwiye guhagarara. Turagushima rero yuko aya magambo yawe nayo ukuri, ubuntu bwawe budufashe, ubuntu bwawe budutabare, kugira ngo ntituzagere imbere yawe kuri uwo munsi tukagira ibyo twicuza, ariko tubeho nk'uko ushaka ko tubaho muri iki gihe turimo. Isi ntabwo yigeze ikunesha, warenesheje. Uko ihindagurika kose, uko iba ngome kose, ntacyo bihindura ku cyo uri cyo n'icyo watugize cyo. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Ubwo rero dukomeze kuba mu mwuka wo gutekereza kuri aya magambo, no mu gihe cy'amateraniro dukomeze kuzirikana ibyo twumvise uyu munsi. Imana ishimwe. Amen.